So much propaganda that has been spread by some people who hate me in my country, and they're trying to push that agenda that I led to what happened to Gogo. I have nothing to do with that. One, when I hosted Gogo on my live show, nobody told me she was epileptic. Nobody told me she had breathing issues. I just hosted her to push her so that very many people get to know her because I love her. Umuhanzi wo muri Uganda BRUNO K uri mu Rwanda aho yitabira umuhango wo gushyingura inshuti ye Musabyimana Glorious wamamaye nka Gogo yikomye bamugeretseho urupfu rwe. Nyuma y'uko Gogo yitabye Imana, bamwe mu banyamakuru bakoresha imbuga nkoranyambaga bo mu gihugu cya Uganda bagaragaje ko BRUNO K afite uruhare mu rupfu rwe kuko ngo yamukoreshaga cyane. Ubwo yari mu kiganiro na Royal FM, BRUNO K yateye utwatsi abagerageje kumugerekaho urupfu rw'inshuti ye, ahamya ko we ibyo yakoraga byari kugerageza kumufasha bihabanye no kumukoresha cyane bikamuviramo urupfu. Yagize ati ni ibintu bikomeje gukwirakwizwa n'abantu batankunda iwacu kandi bari kugerageza gusunika gahunda zabo. Igihe nakiraga Gogo nta muntu wambwiye ko arwaye cyangwa afite ikibazo, namwakiriye mu gushaka kumufasha kumenyekana kuko naramukundaga byatari. Yakomeje avuga ko abatangaza ibi ari abantu batigize bagira icyo bafasha Gogo, agaragaza ko iyo yabaganaga bamwigizagaho ariko amaze gupfa batangira kugaragaza ko bamukunda. Ati abo ni ba bantu batigeze bagira ikintu na kimwe bafasha Gogo, nyamara bari bafite imbuga zikurikirwa n'abantu benshi. Iyo yabaganaga bamwigizaga ariko amaze kwitaba Imana bagaragaza ko bamukunda cyane. In the time is now, ikiganiro kikugezaho amakuru ibiri kugenda bizenguruka kuri iyi mihanda social media ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye hano mu Rwanda. Ngiye wumva kuri micro ni kimwe bisanzwe.